ndifuza ko mfata ifoto nziza kuko ndi kumwe n'umubyeyi kandi muri kumwe nawe niba barabasigiye ntacyo muvuganye. Nabizanye Mariyamu ni umuhereza umuryango wa Martini yavutse mu 1980 ubu yagize imyaka 42 ko mubyumva. Yize amashuri abanza guhera mu 1987 ayiga nyine Munyove, hanyuma azaza kugira umugisha wo kubatizwa kuko yakoreye ku nzu y'Imana. Abatizwa mu 1992 yagize imyaka 12. Mu 2012 ejo bundi hashize imyaka 10 yashakaga na Vincent. Murabona ko bafitanye urubyaro rw'abana bane, abahungu 2 n'abakobwa 2, baracyari bato baribona namwe. Mariyamu ko bababwiye yitabye Imana azize uburwayi bwa kanseri yamufashe, hanyuma yitaba Imana rero mu masaha y'isaa 8 z'ejo hashize z'ijoro. Ubuhamya bavuze butandukanye kandi bakunze ubuhamya bwiza ko yaruhutse. Reka neza n'abavandimwe bose bari hano bakiriho n'ababyeyi bari hano baze hano hafi aha, n'ubundi basezere ko Mariyamu imbere bashima ko dukoreye ibirori bikomeye by'uyu mubyeyi. Kansa n'abavandimwe bose baze, n'ababyeyi bari hafi baze hafi, yaba nyirabukwe yaba n'abandi bari hafi bose bigiye hafi, n'abavandimwe ba Vincent bose bigiye hafi. ubundi basubiza gahunda ubuyobozi bafasha bavuga bigiye hafi hano. Turi umuryango mugari kandi unejejwe cyane no kubona duherekeje umuherezi wacu umuryango. Ntabwo biba byoroshye kubona umuntu wakoze inyuma yawe waguhetse wagufashe mu bapanga ifoto. Nibwo ntabwo n'ibyo mugiye tugiye gusereka amasaha ahawe yari akwiriye agiye kugera, hari iminota isigaye yahamuzira. Nyuma y'amafoto turasenga Imana dushoje haraba gahunda yo gusezera ku mubiri wa Mariyamu. Uko tubikora kagira ngo ni umuryango size babasezeye urugo nabyo turasenga muhagaze muhite gutegura hariya muteguruke kurya gace muri uyu muryango. Reka rero dusabe mushumba Anaclet dusengere asoza. Ikintu cy'ingenzi tugomba gukora, murabizi wese urupfu ni ikintu kidateguza, kandi uyu muhango kugira ngo musoze bisaba imbaraga nyinshi, biragusaba amamodoka, biragusaba turushye no kugaruka hano. Itangazo barabuje kuduha ariko namenye ko turuje gukarira. Rero mwagize neza gutabara, mureke dutabare kugira ngo niba tuzanye igiseke bagishyiraho hariya, buri wese uko imbaraga zawe zingana. Ni byiza kuko twabivuze ijambo ry'Imana rivuga, ni byiza kuza mu nzu y'umurongo biruta kuza mu nzu y'ibirori. Imana ibahe akwisubirayo tubaze gukora umurimo mwiza wo gutabara.
impamvu n'abantu bari buje kure gukaraba birubere hariya hafi y'irindi baraja kuhatwereka mana ibaho yihangane Pawulo yaravuze ngo yandikiye Abaroma 14:7 yaravuze ngo nimba turiho niho kubw'umwana itangiye kwanga umwana muriho ahubwo twese turiho kubw'umwana Yesu aranavuga ngo nimba dufata kubw'umwana yihangane rero ntabwo umuco wacu yapfuye arasinzira reka dusenge Imana hanyuma niturangiza baratubwira uko dusenga isi itari yaremwa wari uriho we wabayeho kuva kera ntawe uzi imyaka umaze Mose yarasenze aravuga ngo uhereye kera kose wari uruturo bwacu umuririmbyi umwe araririmba ngo ibisiza n'imisozi bitari byaremwa wari ufite hanyuma igihe kigeze uratugaragaza tumara igihe wageneye ko tumara hanyuma ikindi gihe abakwize abo wahaye ubushobozi bataguhawe n'ububasha bw'amaraso bataguhawe n'ububasha bw'umubiri bataguhawe n'ububasha bw'umugabo babuhawe n'ububasha bwawe ubisubiza bakongera bagasubira muri wowe uzamureka rwango n'ubwo bakabona imihati imirimo bakoze ikagenda ntibakurikiye niko wajyanye umushiki wacu araruhutse ari mu gituza cya sokuruza wizeye Aburahamu aho twese tuzaruhuke izina ryawe rihimbazwe ubwami bwawe buze kuko ijambo ryawe rivuga ngo urupfu rw'abakunzi bawe ni urw'igiciro mu maso yawe uruhande rw'umuntu turababaye ariko uruhande rw'umwuka twumvise ubuhamya turishimye kuko aruhukiye mu gituza cya sokuruza Aburahamu kandi umunsi umwe tuzamubona ukomeza umuryango asize ukomeza abana asize ukomeza umutwaro asize ubashoboze kurwanya intambara nziza kandi ukomeze itorero uhagarare mu mwanya ushaka undi wahagarara mu mwanya ariko kandi bamufite izina ryawe rihimbazwe nuko uyu mwanya wose usigaye mwami Yesu kuva hano tukujyanye ahagiye kuruhukira umubiri we turasenge ukomeze kubana kandi gahunda zose ukomeze kuziyobora mu izina rya Yesu Kristo Rakoze cyane baseke ndagira ngo ndangize nibatunganye hano bari Imana isabe bari hano kuri korali ubushake bw'Imana muca muri muryango mukurikirwa n'abariya babiri
gituma wuzuye amahoro umubabaro n'uw'igihe gito ijoro naryo n'igihe gito mbwira kenshi muri iyi si ndimo ariko nuko narabona Yesu azaba kw'igitoro gihoraho nibwo ntazongera kurira ukundi azaba kw'igitoro gihoraho nibwo ntazongera kurira ukundi n'igihe gito gifite umuruho n'igihe gito nkazabona Yesu nibwo nzabana dukanye n'ibyago nzaba mumatiwe mu maboko ye ziko mw'ijuru hazaba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka ziko mw'ijuru hazaba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka noneho ntacyo umubabaro untwaye kuko nzawibagirwa kwa Yesu nubonye mfite kubabazwa mw'isi mw'ijuru nta mubabaro Imana izanabura amarira izavana umubabaro wose Imana izanabura amarira izavana umubabaro wose Imana izanabura amarira izavana umubabaro wose abamaze kuhagera reka dutangire ubona n'ibicu bitameze neza reka Pasiteri Anaclet adusomera ijambo rigufi hanyuma dukomeze uyu muhango dusomye Zaburi ya 90 umurongo wa mbere n'uwa kabiri twumva ikintu tubwira Zaburi yo gusenga kwa Mose umuntu w'Imana Mwami ibihe byose wahoze uri ubuturo bwacu kuko imyaka 1000 mu maso yawe imeze nk'umunsi w'ejo wahise Imana idufashe cyane ntabwo tuza kuvuga ibintu byinshi mushumba yabivuze ko umuntu agira ibihe bitatu by'iminsi mikuru hanyuma hano dusomye ijambo rivuga ngo uhereye kera kose utararamuka isi utaramuka ubutaka utarashyiraho inyanja utarashyiraho ibi bimera ibi byose twumva n'uyu muyaga Imana yari Imana niyereka Mose yaramubwiye ngo nitwa ndiho ngo nduwo ndiwe nduwiteka nitwa ushobora byose hanyuma nawe agiye kuyivuga aravuga ngo kubera ubwiza ufite nta wamenya imyaka umaze Imana ntawuzi igihe yabereyeho ariko muri yo hari ibirimo hari ibyo yagaragaje hari n'ibyo itari yagaragaza njya mbwira abantu ko ifite inzira z'ibinegitari yacishamo umuntu dusomye ngo iki rero turasomye ngo yoyo uhereye kera kose yari uwiteka yari uhoraho hanyuma turasoma ngo kandi ngo yari ubuturo bwacu yatse mu gihe ishatse uko nabaye uko wabayeho mu gisekuru cyawe nyine nabayeho cyo kuva mu isi
numva hari ikindi kintu yakora ariko reka mbanze senge hanyuma icyo twavuga nuko twavuga ko dukwiriye kwitegura kugira ngo tuzagire iherezo nk'iryo yagize kuko wumvise ko amakuru ye yarameze neza yararyoshye nyagasani mwami Yesu turagushimiye nibaho byose turagusabye kandi twagusabye ngo ukomeze kudufasha ukomeze umuryango kandi ukomeze itorero ukomeze abana asize n'umutware kandi rwose ukomeze kudufasha duherekeze mushiki wacu aruhukira aha ngaha twazanye umubiri we mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Murakoze cyane ukoze Imana ndagira ngo abantu badufashe hanyuma kubera ko twihuta tubona igicuki bimeze nabi indi korari kakuzi Imana bahanya urupfu rwa Yesu oba nguruze mumva Yesu ubwo yamaraga kuzuka mumva hanyuma yagiye mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru sishaka gukorera abami babiri ni nko gukunda isi n'ijuru aribo bakunda ubutumwa burutisha ubw'ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru n'umugiye tugendera muri iyi si tuyibonamo ibidushuka ariko dukwiye kunesha ibyo byose kuko ari Imana ibishaka tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera bose tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru sishaka gukorera abami babiri nko gukunda isi n'ijuru aribo bakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru hariho abahamya urupfu rwa Yesu nibo barungurutse mu Yesu ubwo yamaraga kuzuka mu mva hanyuma yagiye mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo mu rukundo
ihangane komeza Yesu araje uyageze kwirembo agororere abamukoreye tuzabona tuzabona amazu meza yubatswe ya gihanga tuzambikwa amakamba atatse w'inyenyeri tuzagenda mu mihanda yubatswe n'izahabu nakubabara tuzagira ukundi tuzabona amazu meza yubatswe bya gihanga tuzambikwa amakamba atatse w'inyenyeri tuzagenda mu mihanda yubatswe n'izahabu nakubabara tuzagira ukundi nshuti yanjye we nshuti mwene data ufite isezerano yo kuzagerayo ihangane komeza Yesu araje nshuti yanjye we nshuti mwene data ufite isezerano yo kuzagerayo ihangane komeza Yesu araje uyageze kwirembo agororere abamukoreye tuzaririmba iteka turi kumwe n'Imana turi kumwe na Yesu ndetse n'abamana